ndagira ngo nkoreshe iminota yanjye neza, dore ko ari na mike. Tujye kwiga n'icyigisho nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo cunga cyane, hari abambuzi batatu bateye. Cunga, hari abambuzi bangahe? Mureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abana bawe tumaze kunezezwa n'ibyo dusoromye mu mbuto zikomoka ku ndirimbo. Twagiye tugira umutima wibuka amasezerano yawe. Muri uyu mwanya tugiye kubumbura ijambo ryawe, ubane natwe. Hari abana bawe babyawe ubwa kabiri bakeneye kuramizwa n'aya mata y'umwuka. Hari ababayeho kera bagafata imyanzuro turi kumwe, bakeneye yuko iri jambo ribabera umutsima ubatunga mu rugendo. Twese utubere byose ku bwa mwuka wera, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndababwira ibintu bibiri. Ikintu cya mbere nicyo ijambo ry'Imana rimbwira muri Luka igice cya 10. Yesu yari arimo kuganira n'abantu, arimo kuganira n'umwigisha amategeko. Yesu amubwira ibintu byinshi. Umwigisha amategeko nawe atangira kwiyemera, amubwira yuko rwose yabikurikije. Yesu arangije amubwira ibintu bikomeye, ariko bituma Yesu avuga amagambo akomeye ari ku gice cya 30, Luka igice cya 10. Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu agira gute? Amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abaki? Cy'abambuzi. Igihe cyose umuntu akora urugendo rumanuka ava i Yerusalemu ajya i Yeriko, ubundi wakagombye kuba ukora urugendo ruva i Yeriko uzamuka ujya hehe? Yerusalemu. Ariyo ndirimbo ya mbere y'aba bagabo. Ahura n'abambuzi, agwa mu gico. Iyo bavuze igico, ni ishyirahamwe ry'abajura b'abagome ariko batari umwe. Baramukubita, baramwambura, barigendera, bamusiga ashigaje hato akagira gute? Agapfa. Uyu muntu nta kintu yari asigaranye. Iki gitekerezo impamvu Yesu yakivuzeho, aya magambo impamvu Yesu yavuze, ngo yashakaga kwerekana ko ari we Musamariya mwiza nyakuri. Satani amaze gucumuza ababyeyi bacu, yabambuye ibyo bari bafite, umutima wo kumva Imana no kwambara ubwiza bw'Imana arabahondagura, asiga benda gupfa, nta kintu bageze gute bafite. Ariko Umusamariya mwiza ari we Yesu Kristo yarahaciye. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. Umurewa ahageze nawe abigenza atya, amubonye arakikira. Ariko Umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo, amen, na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenari 2, aziha nyir'icumbi ati, umurwaza, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngize gute? Ngarutse. Uyu muntu wari wahuye n'ibyago ari mu mwanya wanjye nawe. Igihe cyose dukora urugendo rwo guhunga Imana, tujye twizera yuko tugiye aho Satani ari buturase. Yesu yakoresheje ubuntu bwe n'imbabazi bye, ndetse yifashisha amavuta ye ya elayo, ari wo mwuka wera, abobeza ibisebe byacu. Kuko muri Yesaya 1 haravuga ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro ntaki, ni ibisebe binuka bitigeze bibobezwa iki? Mu gihe cya Yesaya ibisebe ubibobeza amavuta yari ataraboneka, ariko mu gihe cya Yesu niwe watanze umwuka wera. Mwuka wera niwe mavuta abobeza igisebe gukira bigakunda. Nshuti zanjye, arangije aramufata, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, amushyirayo. Arababwira ati, ndabizeye, hano hari imiti, nimusigare murwaza mu murwaza. Ibyo mumutangaho byose nzabihabaha ngeze gute? Ngarutse.
uru rugo rwo kuvurirwamo rushushanya itorero ry'Imana. Imana iyo ifashe umuntu wari warakubiswe n'isi yarakomeretse, iramuzana ikamuzana hano mu nzu yayo, igatanga itegeko ku baririmbyi n'ababwiriza n'abayobozi b'itorero ngo nguyu ndamusize, ibisabwa byose ndabibasigiye, n'ikindi muzatanga mu byo ntabahaye nzakibahemba ngize gute. Ndagira ngo mbabaze, ari hafi kugaruka ntari hafi? Ikibazo ni kimwe, uracyari mu bitaro cyangwa urapanga kubicika? Simwe mbaza. None se tuvuge ko wakize. Igitabo cy'umugenzi, mu cyigisho nakunze cyane cyitwa Nta bwenge na nizera buhoro, harimo icyigisho bari barimo kuganira, baganira ku mugabo witwa Nizera buhoro. Nizera buhoro rero yari umunyangeso nziza nk'uko nawe ugira ingeso nziza. Nizera buhoro yabaga mu rurembo rwitwa Mutaryarya, ntago yari indyarya rwose. Hafi yaho yabaga hari akayira kitwa Akintumbi. Akayira k'iki? Kintumbi. Muri ako kayira hakundaga kubonekamo imirambo y'abantu bicwaga, kubera ko muri ako kayira hari abajura batatu bahategeraga abantu. Mukristo rero arimo kuganira na mugenzi we ku rugendo rw'uyu muntu witwa Nizera buhoro. Bavuga yuko Nizera buhoro yakoze urugendo agera ahantu afatwa n'ibitotsi, ngo agiye kuryama aryama hagati y'amayira abiri. Mu magambo make yagombaga guca iburyo cyangwa agaca ibumoso. Inzira yo gucamo rero yibuze, yihitiramo kuryama imbere y'amayira abiri. Aho hantu rero yari iseta y'ababajura basanzwe bagira gute bategeraho. Aba bajura barabajura kabuhariwe. Umujura umwe yitwaga Mutimurabye, niryo zina rye. Mutimurabye bisobanura iki? Se murashaka kumenya Mutimurabye icyo byasobanuraga? Mutimurabye yari umujura wa mbere. Umwambuzi wa kabiri yitwa Mutiringira. Umwambuzi wa gatatu yitwa Mushinjwa ibyaha. Ngo aba bajura bombi ngo bari bavindimwe. Bari bavindimwe rwose. Munega amatwi mwumva aho nshaka ko tugera. Harya mbabaze, Nizera buhoro aryamye he? Ku mabirayi. Guhitamo iby'Imana byamunaniye, ariko no kureka iby'isi byageze gute? Kubw'ibyo rero arimo aravuga ati reka mbe ndyamye aha, nzaba indaya mbe n'umuririmbyi, nzaba umubwiriza mbe n'igisambo, nzaba umukuru w'itorero mbe n'umwesikoro, nzaba umukristo mbe n'umupagani, kuko ndimo ndabijyanana nkabona ubuzima bugize gute? Burakunze. Asinziriraho. Kandi abenshi turaha naho tugize gute? Naho dusinziriye. Barangije babajura batatu bamugeraho, barabanza baramukangisha ngo atirukanka. Arangije ahagarara ahinda umushyitsi, ntiyabasha guhunga. Babajura baramwegera rero. Uwitwa Mutimurabye yagize gutya aramukurura, amushikuza uruhago rw'amafaranga yari afite. Kubera iki bamushikuje uruhago rw'amafaranga? Aya mafaranga yafashe mu maboko kuko yabaraga ko gusoza urugendo rwe bizaterwa n'amafaranga agize gute? Afite. Kandi nyamara ubugingo bw'umuntu ntibuva mu bwinshi bw'ibintu agize gute? Afite. Umujura wa mbere witwa Mutimurabye yahise amutwara amafaranga. Ariko wakwibaza ni ukubera iki Mutimurabye yamutwaye amafaranga? Tujye muri Mariko igice cya 4. Mariko igice cya 4 umurongo wa 19. Abahageze dusome Mariko 4 umurongo wa 19. Maze amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi, iyo bibinjiye mu mutima biniga iryo jambo ntirigire gute? Iyo rero amaganya y'isi, ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi bigerekwa hejuru y'ibyo wabonye, iyo rikumize rimira ijambo ry'Imana, kuva uwo munsi utangira kugira umutima urabye. Ubaho ariko umeze nk'utagira iki?
mutagira umutima. Hano harimo abantu batagifite umutima kubera amafaranga, kubera ubutunzi, kubera icyubahiro. Rero nagira ngo nkubwire ngo icyo ni ikintu cya mbere. Bamwambuye ibyo rero. Kubera iki babimwambuye? Barabimwambuye kuko umuntu w'Imana agomba kugira umutima unyuzwe, ku buryo umutima wawe wajagaraye Imana iguha imbaraga zo kuzaza uwucecekesha. Zaburi 131. Zaburi 131. Ntekereza ko iri muri zaburi ntoya, iri mu mazaburi magufi cyane. 131. Uwiteka, umutima wanjye ntiwibona kandi amaso yanjye ntagamika, sinsuzugura umuntu ubonetse wese, kandi siniha ibiruta urugero rwanjye, sinipasa muremure cyangwa ibitangaza byananira. Ni ukuri nturishije umutima wanjye, ndawucecekesheje. Umuntu uzajya mu ijuru ni umuntu umutima utera hejuru, ukazamura ibintu byinshi by'amatiku, ibintu byinshi by'uko ubuzima bwanze, y'uko ugiye gupfa, warangiza ukabwira umutima wawe ngo ceceka mutima wanjye. Dufite indirimbo nziza ivuga ngo twabuze gakondo muri iyi si. Hari igice kivuga ngo mutima wanjye reka kuganya, dore igihugu Imana yangeneye nicyo. Mu gihe utaragira imbaraga zo gucecekesha umutima wawe, umutima wawe urarabye, wahuye n'abambuzi, ubutunzi bw'isi, ibihendo byabwo n'amaganya byarakunize ku buryo umutima wawe utakibasha kuwucecekesha. Zaburi irakomeza ngo, nk'uko umwana w'incuke yigwandika kuri nyina, umutima wanjye nanjye wigwandika muri njye nk'umwana w'incuke. Amen. Niba ibi bintu utabishoboye, umutima wawe wamaze kugira gute? Kugwa ikinya. Uyu mutima urabye yashikuje mu Kristo uruhago rw'amafaranga, mu gihe akirimo gutaka avuga ati abajura we. Uwitwa mushinjwa ibyaha rero yaraje amukubita inkoni nini yitwa inshyimbo, ayimukubita mu mutwe. Amaze kuyikubita mu mutwe, nizera buhoro yikubita hasi, ararambarara, asigara ava iki? Amaraso. Mbabwire, abajura kabuhariwe, uyu niwe mubi. Satani yiteguye kwifashisha iturufu yo kutwereka ko tutababariwe ibyaha, yo kutwibutsa aho twagenze nabi mu bihe byahise, yo kutwereka ko Imana itigeze inatubabarira. Kubw'ibyo niyo mpamvu abana b'Imana mbere gato yuko Kristo agaruka bazaca mu gihe cy'umubabaro wande wa Yakobo. Satani azaba arimo kubabwira, tumva rero, ubu ngo murashaka kujya mu ijuru. Harya wowe ntiwari umujura, ntiwari indaya, ibintu by'Imana urabijyamo, urabona Imana yakujyana. Ngo ariko bazakirana n'Imana mu masengesho, bibutse Imana ko yabababariye, kugira ngo Satani atagira ikigira gute? Kuko ngo hari abantu bazikura mu murongo w'abana b'Imana kubera ko Satani azaba ashinja ibyaha, kandi koko basange ntabyo bagize gute? Bihani. Iyo rero Satani agukubise ubuhiri mu mutwe bwitwa kukwibutsa ibyaha byawe, ukaba utarababariwe, kuza ku rusengero ntiwaza, urushako ntirwakuryohera, ubuzima ntibwakuryohera. Reka ngire ikintu mbabwira, uwishe ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyihana akabyatura azagira gute? Azababarirwa. Bibiliya ifite ikintu ivuga gikomeye. Dawidi niwe wavuze ngo ibyaha bye biramurengeye kandi biramuremereye. Ariko mu Baheburayo arimo isomo nakunze. Abaheburayo igice cya 10. Abasomyi ba Bibiliya tujyane. Abaheburayo 10 umurongo wa 22. Kugira ngo abantu b'Imana batamburwa n'uyu mwambuzi witwa mushinja ibyaha, Imana ifite ikirimo gukora kidasanzwe. Abaheburayo 10 murongo wa 22 haranditswe ngo, twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu
iminjiriweho gukurwamo kwimenyaho iki ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Amen. Niba wariyihannye ukabatizwa, ubuzima bwawe ukabwegurira Kristo, Yesu Kristo arimo araminjagira ku mutima wawe kwikuramo kwikekaho iki ibibi. Umutima ugushinja ukwiye kuwushakira igisubizo uyu munsi. Ndetse aba bajura baramwambuye ngo ariko hari ibintu bibiri yari yahishe kure, kubera ko nubwo yari aryamye ariko ngo hari ibintu bibiri yari yarahawe. Yari yarahawe amabuye y'igiciro cyinshi azamusindagiza mu rugendo, ngo kandi yari yarahawe urwandiko azerekana ku rurembo. Ngo ariko ibi ngibi byo abajura ntibabyibye, ngo kubera ko nubwo yari afite amafaranga mu ntoki, ibi ngibi byo yarabifashe ngo abihishamo imbere mu myenda. Mu gihe rero ngo bari barimo kumusaka bamushikuza ibintu, nabo bari barimo kwirukanka, banamuhagaze hejuru ntibabibona. Ngo ariko ibi bintu bibiri byo yari yabihishe kure. Amabuye y'igiciro cyinshi rero yari afite n'iki? Ni amasezerano y'Imana. Uzirinde kwinjira mu burwayi, uzirinde kwinjira mu bukene, uzinjire kwinjira mu kibazo icyo ari cyo cyose udafite amasezerano y'Imana, kuko ubuzakigwamo. Kubw'ibyo rero jya ushaka uburyo amasezerano y'Imana, amasezerano y'ijambo ry'Imana, amasezerano y'Imana wumvise mu buhamya bw'abantu b'Imana, amasezerano y'Imana wumvise mu ndirimbo, jya ushaka ukuntu yabika kure mo imbere mu myenda kure. Icya kabiri kandi, uretse aya mabuye y'igiciro, ngo yari afite n'urwandiko yahawe rumwizeza ko azagera hehe? Ku rurembo. Ariko ikintu cyambabaje, nyuma yaho yarahagurutse ngo agenda atogatoga, agenda bigura intege, nk'uko nawe usigaye uza ku rusengero wabihiwe, uko ibintu by'Imana urandaga, uko ibintu byose ushaka kwingingwa. Nawe ntabwo ari wowe wahuye n'abambuzi nuko utabimenye. Bishoboka ko hari ibintu wambuwe, kuko kera wakundaga amateraniro ntukiyakunda, wakundaga abantu b'Imana, none usigaye uvuga ngo ntushaka akajagari mu rugo rwawe. Kera ushobora kuba waranegiraga n'impuhwe, ariko ukaba warabaye umurakare. Waribwe rero, wahuye n'abambuzi nuko utabimenye. Ikintu cyambabaje, uyu mugabo abantu bamubonye nyuma, ngo babonye afite agahinda n'umutima uhagaze by'uko yabuze amafaranga ye, byanamubujije kongera kunezezwa n'amabuye afite, nubwo ayo mabuye ahenze. Ubuzima bw'isi iyo butangiye kwanga, Satani akakongorera ko Imana yagutaye, ugeraho ukumva n'amasezerano ya Bibiliya ntacyo agize gute, ntacyo akubwiye. Uyu munsi ni umunsi mwiza wo kugira ngo abahuye n'abambuzi bakabakubita, ukaba utakiringira Imana n'ijambo ryayo, ukaba ufite umutima ugushinja ibyaha, muri ino minsi ukaba wumva n'umutima udatekereza neza, wahuye n'abambuzi. Ariko wa wundi wahuye n'Umariya wahuye n'ibibazo, yarangiza akamugirira neza, uwo nguwo n'uyu munsi wa none arahari. Imana idusubize ibintu byacu twanyazwe, kandi iby'igiciro yaduhaye bidusindagize mu rugendo. Kandi mujye mugenda mufite amakenga kugira ngo mudahura n'abambuzi mu rugendo murimo, mu izina rya Yesu. Maze rero muvandimwe nkubwire, ndakumva nshuti yanjye, mbabarire ntunenguhe, dore nkuzaniye ubutumire hakiri kare kubera ukuntu nkuzirikana, kugira ngo ibihe by'ihembura bitagutambukaho. Nawe urabizi neza ibyo nkunda. Niba ari ijambo ry'Imana, aho sinahatangwa. Yesu aragutegereje, ribinyujije mu cyiciro cy'imirimo y'urubyiruko MGA, itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi rya Kabuye mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayono, firidi y'uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda, hani mu mujyi wa Kigali, rikuraritse mu materaniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru 2 ryaguteguriye. Ni ukuva ku isabato tariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 kugera ku isabato tariki ya 1 z'ukwezi kwa 11 2025, turi kumwe n'umubwirizabutumwa Master Guide Musoni Flavie. Ni mu nsanganyamatsiko igira iti kugurisha byose ngo utunge ukuri, cyangwa kugurisha ukuri ngo utunge byose. Aya materaniro arabera ku rusengero rw'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi i Kabuye ku
kuri gahunda iteye itya: ku isabato ni uguhera saa 9 z'amanywa, ku wa mbere w'iminsi 7 dimanche ni uguhera saa 10 n'igice, naho mu yindi minsi ni uguhera saa 11. muri aya materaniro y'ivugabutumwa rero turi kumwe n'amakorari adufasha: Friends of God yo ku Ruyenzi i Kamonyi, Ijwi ry'Ihumure yo ku Muhima, ndetse n'Umusamariya mwiza y'Inyamirambo. Turi kumwe kandi na Happiness yo mu Gatsata, Amizero yo ku Muhima na Philadelphia yo ku Kabusunzu. Turi kumwe n'umuryango w'inyenyeri ya Kabusunzu, Les Héritiers du Ciel ya Kabuye, Salvation Voice ya Kabuye, ndetse na korari zose zo mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayonu. Turi kumwe kandi na korari Abagwaneza yo ku Kimihurura. Akarusho, muri aya materaniro turabagezaho ibyigisho by'ubuzima n'ibyigisho by'umuryango. Sangiza abandi ubu butumire, baze dusangira aya